izina nyamukuru nge ndiha nyiti yo kwizerwa. Haleluya. Kuko Imana irizerwa ku kigero gitangaje. Imana ishimwe cyane. Irizerwa tutarimo kumenya ibirimo gukorerwa behind the scene, inyuma ya kateni, inyuma ya rido. Kuko nta bisobanuro tugomba ngikubwira ngo ndimo ndagenza gutya. Reka tuvuge ku buzima bw'urugero rwa Yosefu. Ubuzima bwa Yosefu muri Bibiliya abantu benshi turamuzi. Nta bisobanuro Imana yagombaga Yosefu ngubwira ngo naguhaye inzozi ngo zo kuzakomera, ngo uzakomera, uzagira umumaro bene wanyu, ngo ariko rero ngo tugomba guca ngo kwa Potifari, ngo umugore wangu akakubeshyera, ngo ariko rero ngo ugomba kujya muri gereza, ngo ariko rero ngo bene wanyu bagomba ngo kukwanga bakakubigurisha. Imana nta bisobanuro tugomba. Haleluya. Ariko Imana niyo kwizerwa. Imana ishimwe cyane. Niyo kwizerwa muri ibyo bintu bitumvikana. Kuko iyo witegereje ubuzima bwa Yosefu bumeze nk'ubwacu mu buryo butandukanye. Hari ibintu biba biri hagati aho ngo bitumvikana. Nawe urafite bitumvikana, byagiye byivanga hagati mu rugendo. Ariko Imana iracyari iki? Iyo kwizerwa. Haleluya. Cyangwa ubuzima bwawe ukabure kurira mu Mana 100%. Niba hari ikintu kizana amahoro y'umutima ni ukwirekurira mu Mana. Urasenga, kora icyo ugomba gukora, uriga ijambo ry'Imana, uragira ibyiza uzi gukora, ariko wirekurire mu Mana niba uzatekana. Bimwe mu bintu biduteje amahoro make, biduteje stress. Nanejejwe n'umuntu wavuze ijambo rya stress mu Kinyarwanda, muzi ko ryitwa mujagararo. Navuze umuntu yaratekereje ni umujagararo kuko urajagarara ukabura amahoro y'umutima. Ryumva bwa mbere numvise ritangaje. Ariko bimwe mu bintu bizakurinda umujagararo w'umutima n'ibitekerezo ni ukureka Imana ikaba Imana mu buzima bwawe. Haleluya. Uzakira amahoro menshi igihe cyose uzaba utashaka gukora ibintu nk'uko ushaka. Kuko mu bintu bitera umujagararo no gushaka ibintu byose bigenda nk'uko dushaka. Ashwi. Abajya kuba Yosefu we yabayeyo, Imana iremera bagaca muri gereza, abandi bagaca hariya bakabeshyerwa, bikagenda kuriya, ariko Imana ikaba ari Imana kandi ifite controle ya byose, igenga ibihe n'iminsi. Imana ibahe umugisha. Ijambo rero numvise twaganiraho, mwihanganiye nyine ako kanya, ndabizi abantu twicaye umwanya munini, ibyatamutse byose byari ngombwa kandi byari byiza, ariko kuko biba bimaze akanya hari ukuntu umuntu aba yumva arambiwe, ukuntu wirambirwa rero. Haleluya. Wirambirwa, tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana, untiza amatwi y'inyuma, ayamwe imbere Mwuka Wera nawe arayasanga, ariko ntiza yangaya hano nyine uhabe tuhabane. Imana ishimwe cyane. Hanyuma yamwe imbere Mwuka Wera nawe ndamwizeye aravugana nawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Turacyari mu ntangiriro z'umwaka. Imana ishimwe ko ikugejeje muri uyu, izakugeza n'ahandi hose ishaka, kandi gahunda y'Imana iracyari imwe, no kudukunda, no kutugirira neza. Haleluya. No kudukomeza no gusohoza imigambi myiza ku buzima bwacu. Gahunda y'Imana ntihinduka mu bihe byose, muri generation zose. Ariko indi nkuru nayo itari nziza ariko y'ukuri nuko na gahunda ya Satani idahinduka. Umwaka twawita, mufite izina ry'umwaka mbisho. Imana ari umushyitsi ari isanzura. Umwaka twawita izina ryiza iryo ari ryo ryose, ryiza watekereza. Nda gahunda ya Satani ntigira gute? Ntihinduka. Niyo kugira gute? Kukubangamira, kukurwanya, kukubuza guhuzwa n'umugambi w'Imana, kukunaniza kugira ngo utazaba icyo Imana yagennye kuba cyo. Ariko Imana ishimwe ko na gahunda y'Imana itagira gute? Idahinduka. Haleluya. Niyo kuturwanirira, niyo kuba mu ruhande rwacu, niyo kutugirira neza, niyo gusohoza ibyo yagize gute? Ibyo yasezeranye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Izo gahunda rero zombi ntizihinduka. Iyo Imana ntihinduka, iya Satani ntihinduka. Birakwiriye ko umwana w'Imana ayo makuru yomba yagira. Haleluya. Kugira ngo abeho ahagaze neza mu buryo bukwiriye, atibeshye. Iyo umuntu aza amakuru y'uruhande rumwe aribeshye, ariko iyo aza amakuru yombi, icyambere agirira Imana icyizere, agatekanira muri yo, ariko kandi akabana amaso, kuko azi ko umwanzi umurwanya nawe ntaho yagize gute? Ntaho yagiye, azahoraho. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo uri muri twe bwarakomeye cyane kuruta nde? Uri mu isi. Imbaraga ziturwanirira ziruta kure iziturwanya. Imana ishimwe. Hanyuma mu mutima wanjye hazamo igitekerezo kibwira abana b'Imana, cyangwa cyifuza kubwira abana b'Imana kugira ngo tumenye amakuru y'uru rugendo turimo. Haleluya. Uru rugendo rwo gukizwa, uru rugendo rwo kuzabana n'Imana mu ijuru, uru rugendo rutatangiwe natwe. Ntiwigeze ujya gushaka Yesu, uramushaka kuko yagushatse. Ngo mwari muri gahunda yo gusenga, Imana nishimwe. Igituma usenga nuko Yesu yakurembuje. Haleluya. None se nta myaka wiyize ibye ntacyo bikubwiye? Byo gusenga ntacyo bivuze imbere yawe. Ngewe nayiciyemo kandi ntindayo.
ntitwigeze dushaka Imana, niyo dushatse mbere. Ariko dukwiye kumenya byinshi mu makuru y'uru rugendo rutatangijwe natwe, rwatangijwe n'Imana. Ariko biradukwiye ko imaze kurutangiza dukwiriye kumenya amakuru yo mu rugendo, kugira ngo biri mu rugendo ntibidutungure, ntibidukange, ntibitubuze amahoro. Kuko aho tujya tugize gute? Turahazi. N'utujyana yagize gute? Arizewe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyo rero tutamenye amakuru y'urugendo, tugira ngo swati Imana irabeshya, ntiyizerwa se, ntibyitayeho se, ntinyitayeho se, tukabyitiranya. Ndifuza no kukubwira muri make amakuru y'urugendo makeya, tugendeye ku rugendo rw'abana b'Imana bagana i Kanani, ukaza kubihuza n'ubuzima bwawe uko Umwuka Wera ari bugufashe. Ubu inyigisho yanjye nayise ngo ni amakuru y'urugendo. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yosuwa, cyangwa ukaba ukunda gusoma ijambo ry'Imana kuko rizakubeshaho. Haleluya. Rizakuzuza amahoro, rizakuzuza gutinyuka, rizakumenyesha Imana wizeye iyo ariyo. Imana ishimwe cyane. Uko riba rikeya muri wowe, uzicwa n'ubwoba bw'ibihe, ibiciro by'i Kigali bizazamuka, umutima uzamukane nabyo. Amakuru y'ibyago n'amakuba yumvikana hirya no hino, uzajya uhita uyafata uyagira yawe. Niba bavuga ngo hari indwara yavumbuwe ngo imeze gutya, uhite wumva urayirwaye. Niba bavuga ngo hari ikintu cyabaye ku bana babibunaka, uhite wumva n'abawe bigiye kubabaho, wicwe n'ubwoba. Ariko ijambo ry'Imana ririgwirira muri wowe. Haleluya. Rihetse inkuru nziza kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Rihetse inkuru z'ubutsinzi. Haleluya. Rihetse inkuru zo kwizerwa kw'Imana n'igihe iby'inyuma bitagaragara ko hari icyo byatanga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rivuga ibintu ubundi bwenge n'ubuhanga butatinyuka kuvuga. Rikabwira umuntu ushaje nka Sara ngo nyamara uzabyara. Zabyara se gute? N'Imana yabasuye, wa mugani umukozi w'Imana amaze kubivuga mu bashimaga. N'Imana yabasuye ikavuga ati Sara nyamara azabyara, umwaka utaga n'iki gihe azababyaye. Ibintu Sara yakoze nanjye nuko nari kubikora. Aravuga ati yewe uzi guseka Imana, tivugire nyine. Nananiwe kubyara mu myaka 10 ishize, nanirwa muri 20 ishize, nanirwa ngishakana na Abrahamu, uburaje rero kuri 90 ngo ngiye kubyara. Imana irizerwa. Haleluya. Ijambo ry'Imana nirigwirira muri wowe, uzamenya iyo Imana yizerwa. Nihaza amakuru y'incamugongo yo mu isi kuko ni kwiri, ntazagukanga kubera ko uzaba ufite ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe. Ibintu byose Imana idusaba kubamo ni twebwe bifitiye inyungu. Iyo akubwira ngo amagambo y'Imana nagwirire muri wowe, ni wowe bizungura. Haleluya. Twagiye rero mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere, umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 9, hanyuma turasimbuka dusoma umurongo wa 14. Cyangwa ukaba ukunda Bibiliya kaminongere mbivuge, cyangwa ukanabyitoza. Erega nta muntu utangira ikintu kiryoshye. Ibintu byose by'umumaro bisa nk'ibivunanye. Ubeje uzajya ku kazi, wenda uyu munsi nturi buruhuke, nejo ntiwaruhutse, ariko uzajyayo kuko bigize gute? Biri ngombwa. Nabiga nuko rero ijambo ry'Imana iyo muragitangira kuryegera ntago riba riryoshye, ariko rifite umumaro w'igitangaza. Haleluya. Twagezeyo ngo navuga kugira ngo mugereyo. Yosuwa igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9. Ngubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, ninde ugiye kuvugana na Yosuwa? N'Uwiteka. Haleluya. Si inkuru z'ibihuha, si inkuru zabanje guca mu wundi muntu ngo uyoberwe niba umuhanuzi yavugishwe n'Imana cyangwa yavangiwe cyangwa aramananga mutima. N'Uwiteka Imana irimo kwivuganira na Yosuwa. Haleluya. Umva uko Imana imubwira, umugaragu wanjye Mose yarapfuye. Ayo ni amakuru ugomba kumenya ukabyibuka. Yabonaga hari nkaho banze kwemera ko Mose yapfa, kandi koko byari bigoye kubyemera. Imana iragaruka ivuga ati, umugaragu wanjye Mose byumve neza yarapfuye. Ariko ntago inkuru y'urugendo irangiye, gahunda irakomeje. None ubu haguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani. Haleluya. Kuki Imana ibanje kumubwira ngo Mose yarapfuye? Ari ibintu bitubaho mu buzima tukanga kubyakira, ariko kuba byabaye si iherezo ry'urugendo. Haleluya. Umugaragu wanjye Mose yarapfuye, ariko none Yosuwa we haguruka wambukane n'aba bantu bose. Ni wowe ugomba kwambukana nabo, kandi bose hatagize no mwuvamo. Mwambukane ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Imana iravuze ngo bajye mu gihugu igize gute? Ibahaye. Ubwo Imana ivuze ngo irakiguhaye, ntibikiguhaye. Imana si umuntu ngo ibe yakubeshya nkuko nshobora kugusezeranya ngo nzaguha iki bwacya bikanananira cyangwa nkanabyibagirwa. Imana irimo iravuga ibintu ihagazeho, nanjye vuga ngo ihagazeho n'amaguru yayo.
haleluya, ngo mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli, haguruka wambukane n'aba bantu bose, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Imana ishimwe cyane. Kuri gatatu, aho muzakandagira hose ndahabahaye nkuko nabwiye Mose. Iri jambo turarikunda kandi inshuro nyinshi turimenya kare mu magambo menshi ya Bibiliya. Nanjye narimenye kare, hanyuma ndisengeramo mu mafuti menshi. Ubwo nawe wenda ugiye yakora, ukajya uhagarara mu mujyi hagati mbere y'iduka ry'abandi ugahita uvuga uti ndafashe, hanyuma se nyiraryowe. Ariko ahangaha Imana yababwiraga niko byari biri. Cyari igihugu kiri fizike, bari bagiye kugifata, bagombaga kugifata. Imana ishimwe cyane. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nkuko nabwiye Mose. Haleluya. Muri make yabibwiye Mose, ariko igarutse kubishimangira muri Yosuwa. Haleluya. Kuko yabwiye ngo ndahabahaye nkuko nabwiye Mose. Ayo makuru sanzwe yafite, ariko ngarutse kuyagushimangirira. Imana ishimwe cyane. Irangije imuha uko hazaba hangana n'ahariho hose. Aramubwira ngo uhereye mu butayu no kururira musozi Lebanon ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurate, igihugu cyose cy'Abaheti no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba nirwo rugabano rwanyu. Ubwo Imana irimo iramubeshya yemwe. Nta muntu numwe, ariko Imana we, ngo nta muntu numwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Mwibuke ko nshuti y'Imana, mwibuke ko Imana itagira ibintu byo gukabya. Hari igihe umuntu avuga ati sinzagusiga, cyane cyane iyo turi nko mu biriyo marangamutima gishiye, tugahita dusezeranya abantu tuzabakorera, tukaza tubyibagirwa, ubuzima bugahita bukomeza. Ariko Imana ntigira ibintu byo gukabya. Ibivuga niko kuri. Ariko mwibuke ko turimo kuganira iki ku makuru y'urugendo. Hari ibyo itavuga biba biri aho hagati, ariko nabyo biri pati y'urugendo. Haleluya. Nta muntu numwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nkuko nabanaga na Mose, niko ko uko Imana yabanaga na Mose uko bivuga ngo niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Ibi bintu Imana ivuga biba ari ukuri, kandi natwe uyu munsi muri Kristo Yesu niko biri kuri twe. Haleluya. Ntidusiga ntiduhana. N'igihe utayireba ni wowe nyine utayibona, ariko yigize gute irahari. Imana ishimwe cyane. Hanyuma irakomeje ku murongo wa 6, komera ushikame. None ko itazampana ikaba itazansiga, itangiye tikumbwira ibintu byo gukomera ko yikomeye kandi bigize gute bihagije. Ntibihagije se? None kuki itangiye kutubwira natwe ibintu byo gukomera? Komera ushikame kuko uzatuma. Iyo bavuze ngo kuko uzatuma, nuvuga ngo uri koze, uri impamvu ituma icyo kintu kibaho. Kandi nutahagarara ukwira guhagarara, icyo kintu kizakererwa cyangwa n'ikibi. Imana ishimwe cyane. Komera ushikame. Wagira ngo Imana irivuguruje, imbwiye ko izabana nanjye nkuko yabanaga na Mose. Inambwiye ko nta muntu uzampagarara imbere. Muri make aho nzaca hose ibintu bizahita bikunda. Ariko izanyemo ibintu byo kumbwira ngo ningire gute. None igiye he? Amakuru y'urugendo batatubwiye inshuro nyinshi dutangira urugendo rw'agakiza. Komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha basekuruza babo. Haleluya. Wumva Imana wagira ngo ntiyabivuze neza. Kuri 7 iragaruka ngo icyakora ugire gute, ukomere ushikame cyane. Komera ushikame uzatuma aba bantu bahabwa kiriya gihugu, ikongera ngo icyakora ukomere ushikame. Haleluya. Muribuka ko yabasezeranyije igihugu? Murabiko ntabwo yabwiye ngo nzakibaha, yarabwiye ngo ngize gute ndakibahaye. Ariko hari amakuru y'urugendo abizera bakwiriye gutunga mu mitima yabo, kugira ngo ndibukigaruke icyitwa ibikangisho, kugira ngo ibikangisho bya Satani nibiza uzamenye ko ari ibikangisho, ariko gahunda y'urugendo igize gute irakomeje. Wavuze no kugira gute nuwo kwizerwa. Haleluya. Icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yanjye yose Mose yakubwiye. Muri make, iyo udakomeye ntushikame, n'imbaraga zo kwitondera iby'Imana yavuze zigenda ziba nkeya. Haleluya. Zigenda zigabanuka. Iyo umwanzi azanye ibintu byo kugutera ubwoba abagira ngo udakomera,
agira ngo udashikama, kuko namara kukwambura gukomera wahawe n'Imana no gushikama mu by'Imana yavuze, imbaraga zo kwitondera no gutegereza iby'Imana yavuze zizahita zicika rwose. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya, haleluya. Icyakora ukomera ushikame cyane kugira ngo ubashe kwitondera iby'Imana yavuze. Satani yarimo atusanga adutera mu buryo butandukanye ikintu abashaka kukwambura, abashaka kwambura gukomera ku Mana yawe, gushikama mu byo wabwiwe n'Imana, ugasigara hagati na hagati. Buriya umuntu uri hagati na hagati kumuhirika ni segonda. Haleluya. Ntazi ibyo yizera, ntanabikomeyemo. Icyakora ukomera ushikame kugira ngo ubashe kwitondera amategeko nari narabwiye Mose. Imana ishimwe cyane. Ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kuko kudateshuka kwawe kuguhereza ya nsinzi Imana yagusezeranyije. Kuko yamubwiye ngo ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ubashishwe byose. Ntabwo Imana imbwira kwitondera amategeko yayo kuko yabuze abantu bayitondera. Imana ifite abantu bayubaha muri generasiyo zose. Njya mbwira ababyeyi bafite ubwoba bwo kubyarira muri iki gihe no kurerera muri iki gihe, kavuga tubuse kubutinganye buri ahantu hose, ibibazo ko byavutse ko bimeze, Imana izabona urubyaro ruyubaha muri generasiyo zose. Haleluya. Ntishobora kubura abantu bayizamurira icyubahiro, ntishobora kubura abantu bayibwira abandi. Haleluya. Yabwiye umugaragu wa Abraham ngo icyatumye nkumenya nkagutoranya ni ukugira ngo ibintu ngenziranyeho nawe ubitoza abana bawe nabo mu rugo rwawe bose. Imana rero izahorana abantu bashaka babe bake cyangwa benshi, ariko izabahorana muri generasiyo yose. Nimutinye kubyara rero abo Imana bazahora. Batinganye bazaza ngo barimo barashaka no kurema abantu bihindugembe, niko bavuga, bivanze. Ibyo bizabaho, ariko n'ubwoko bwubaha Imana buzaba buhari. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mu bihe byanyuma urukundo rw'abenshi ruzakonja, abantu bazaba bikunda bashaka inyigisho zijyanye n'irari ryabo, ngo ariko kandi mu bihe byanyuma, haleluya, Imana izasuka umwuka wayo ku bantu bayo. Haleluya. Igice cy'imbaraga rero zigwije imbaraga z'Imana nacyo kizahoraho. Imana ishimwe cyane. Nta gihe cy'ubuhenebere bwuzuye butuma hatabaho abantu bumva ijwi ry'Imana. Ubuhenebere buhari, hari abantu bumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Bavuzura umubyeyi wagiye mu ndege ejo bundi mpita ntekereza Hana, umupfakazi wabanye n'umugabo w'imyaka mike 7, ngo arapfakara, ngo amana imyaka 80 n'ingahe mu nzu y'Imana, aramya Imana asenga ku manywa na nijoro, ngo yiyiriza ubusa. Abo bizana ni haleluya, Imana itubabarire. Haleluya. Ngo yiyiriza ubusa ku myaka 84. Hanyuma umwana Yesu bamuzanye mu rusengero aramumenya, ngo kandi cyariye cyamucece, mwuka wera atavuga, ariko yari afite umwuka wera. Na Muzeye Simeyoni yari afite umwuka wera. Rero ubwo bwoko buzahoraho, ahubwo ngwino tubujyemo. Haleluya. Twinginga Imana tubwira ngo Mana nkura mu bindangaza, nkura mu bitagira umumaro. Mana ishimwe. Hari umwana w'umusore twaganiraga ejo bundi, numvaga afite ubwenge bwinshi cyane, arimo ambwira ibintu byinshi, avuga uburyo ngo statistique zerekana ko ibinyejana birimo abantu badatekereza cyane ari ibi turimo. Ntajya nibwira ko dutekereza ariko imibare iragaragaza ko harimo abantu badatekereza, ntibigora. Murabizi ariko ibyo ko tutigora, ntibatekereza cyane. None ibi bintu byaje bisigaye bidutekereza, biduha ibisubizo by'ibintu byose. Yego, ngo uzi kimwe mu bintu bigabanya no gutekereza kwa muntu nuko guhora mu rusaku. Ibyuma bajya babivuza bifite mu gahunda, kuko ngo mu bintu bituma abantu badatekereza cyane, ibintu bitwambura gukoresha imagination nziza Imana yaraduhaye, nako gutekereza ngo nukwero duhorana urusaku. Murabizi duhorana urusaku, abajene bamwe bararana, ariko nabonye n'abantu bakuru babikora, bararana ekuteri mu matwi, nuvuga ngo uhorana urusaku rwo hanze. Satani rero ibyo bintu arabikoresha kugira ngo umwimerere wawe kuvugana n'Imana wari mu rusaku. Iyo tugiye muri bisi harimo screen zivuga, iyo twicaye kwa muganga cyangwa n'ahandi dutegereza hari ibintu bifite ibintu bitubwira kugira ngo tutumve ijwi ry'Imana. Uretse none iby'isi kubwira nawe ukiha n'ibyo wibwira. Screen kugira ngo iza sleeping ntibibaho, ihora. Imana itubabarire. Haleluya. Reka nigarukire nshuti z'Imana bakundwa mu mwami. Umwanzi arwanya ko wowe uhuzwa n'ikimana yakugeneye. Haleluya. Iyi Imana irimo igusaba kuba mu magambo yayo, ngo amagambo yatinde muri wowe, suko yabuze abayiramya. Mana ishimwe cyane. Suko ishaka kuyafata mu mutwe gusa ngo ise nkaho yunguka, ahubwo nuko izi kuko amagambo yayo agwirira muri wowe, bizaguha kunesha andi magambo yose y'isi. Ibicantege byose bizasanga ufite icyo wabwiwe n'Imana. Simvuga rya jambo rimwe wabwiwe n'umuhanuzi, naryo ni ryiza, ariko ndavuga amagambo y'Imana agwiriye muri wowe, akakuzura iby'isi byaza bikabaraho bifata.
Imana ishimwe cyane. Ubu rero yabimubwiraga kuko yari afite urugamba ruri imbere. Aramubwira Yesu ko amagambo agomba kuba menshi muri we. Imana ishimwe. Twageze ku murongo wa 8. Ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko. Ese murahari? Turi kumwe. Ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere icyo Kinyarwanda muracyumva? Ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, ngo kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Ushobora kugira ngo Imana irabyitiranyije, bagiye gufata iki? Igihugu. Kandi Imana yanakiberetse, yababwiye ngo ndakibahaye, ngikira kizahera hariya kigere hariya, kino ni icyanyu. Ngarutse kubikubwira ngo nari nababwiye Mose, ngarutse kubishimangira. Hanyuma ibintu by'amagambo y'Imana bije bite ko byari ibintu byo kwifatira igihugu? Imana ibizi kivuga. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekerezaho ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Ntabwo uzagira imbaraga zo gukurikiza ibyanditswe muri byo utagize n'amatsiko yo kumenya ibyanditsemo. Imana ishimwe. Ubundi umuntu wese wakijijwe akwiriye kurushaho kugira amatsiko yo kumenya uwo Yesu. Hanyuma se Yesu bamumenyera he? Bamumenyera aho yivugiye mu ijambo rye. Haleluya. Ntushobora kumbwira ngo wararisomye bihagije. Niyo warisoma uyu munsi, ejo ukongera ugasubira aho wasomye, urongera ukunguka ibindi, kuko Yesu ni mugari cyane. Aramubwira rero ngo ibi bintu bihore muri wowe, akanwa kawe ari byo kavuga, ibitekerezo byawe bibemo, aya magambo akubemo ku manywa na nijoro, kugira ngo uzagira imbaraga noneho zo gukurikiza ibyanditsemo, kuko nibitakubamo uzakurikiza ibindi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ibyo ntibizagarukiraho, si ukugira ngo njyewe Imana nezerwe birangire, ahubwo ni wowe uzahirwa. Haleluya. Bizakubamo, bivuge ku manywa na nijoro, biguhe imbaraga zo kubyubaha, hanyuma nibirangiza biguhe guhirwa. Hari umuntu udashaka guhirwa? Nawe. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Ngo mbese sinjye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Ongera wumve. Komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Ubutumwa Yesu yaramaze kubwakira. Imana ishimwe cyane. Imana iramuvugishije, ubutumwa arabwakiriye, aranabwizeye. Haleluya. Kuko ntiyari gutera intambwe ngo ajye gutegura bene wabo, ubutumwa bwiwe n'Imana atabwizeye. Imana yamusezeranyije igihugu, iramubwira ngo ngiki ndakiguhaye, nzabana nawe, nta muntu uzaguhagarara imbere, muri make nta muntu uzagutsinda. Ariko irongeye imubwira ibyo gukomera no gushikama, kuko byari bikenewe, kuko nawe bikenewe mu buzima bwawe. Aya makuru iyo utayegereje umutima, umwanzi aragutera yakubabaza, ukajya uvuga uti Imana niba umpembye, we sibye guhemba, sibyihemba, nta kibi kibi wayo, ariko hagati mu rugendo hari umwanzi ukurwanya. None ko Imana yambwiye ngo iki gihugu ndakiguhaye, ariko kuki bagombaga kurwana? Nuko hari umwanzi urwanya ibyiza Imana ivuga ku bayo. Ayo makuru yegereza umutima, kandi udafite ubwoba, ahubwo uvuga uti bw'Imana yavuganye nanjye, ibyikora izabikora. Haleluya. Haleluya. Uko urugendo rwagenze niko urugendo rw'abana b'Imana rusa. Kuki yakeneye kurwana, kuki yakeneye gukomera, nuko hagati mu rugendo habemo ibintu byitwa ibikangisho. Ibikangisho ni ikintu kiba risa nk'aho ari kinini, kirumbaraye, Ikinyarwanda kirakomeye, ariko mu by'ukuri kidafite imbaraga zingana nuko kigaragara. Igikangisho, niyo mpamvu cyitwa igikangisho, ni ikintu cyo kugira gute, cyo kugukanga. Hanyuma wakwikanga, icyo cyo cyashaka kugeraho kikaba kikigezeho. Hanyuma utakwikanga, haleluya, utakwikanga, ugakomeza urugendo, umugambi w'Imana ukagerwaho. Bera b'Imana. 2026 n'indi myaka yose uzaba tukirana ku isi, Yesu ataraza gutwara itorero, ibikangisho by'umwanzi bizahoraho, ariko ntibifite imbaraga twebwe abera tubiha. Byitwa ibikangisho, kugira ngo udakomeza ngo ubu w'Imana yarakugeneye kubaho, usohoza icyo Imana yashakaga kusohoza. Ibyo bikangisho bizaza mu mabara yose y'ibyago byo mu isi. No kurwaza, no gupfusha, nabawe batinze gukizwa, ni ibintu nk'ibi ngibi kugira umwana nk'uyu nguyu. Ibi murabizi ko byuzuye mu gihugu cyacu, biteye agahinda, biri mu miryango yacu. Ni ibi byose ariko bigambiriye iki? Kukubuza guhuzwa n'Imana yakugeneye. Byitwa ibikangisho. Yesu ashimwe cyane.
icyatumye itorero rya mbere rigira imbaraga nuko ryari ryaramenye ko ni just ibikangisho. Haleluya. Vuga ngo ni ibikangisho gusa. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 4, sindi basome hose ariko nugera mu rugo uze gusoma kuva ku murongo wa mbere umanuke ugere kuri 16 ko tugiye gusoma kuri 17. Haleluya. Bari bakijije umuntu wari umugaye wabaga ku irembo ry'urusengero. Bamaze kumukiza igitangaza kiramenyekana, abantu bahurujwe no kureba uwo muntu wamugaye kuko yari amaze igihe amugaye babizi. Bahageze intumwa z'Imana ba Petero batangira kubigisha ijambo ry'Imana, barababwira ngo wa Yesu mwishe n'ibindi ni ukoze ibi ngibi. Hanyuma abatambyi bakuru n'abandi bantu bose bakomeye bo mu isinagogi ngo baraterana, baravuga ati ibi bintu turabigenza gute noneho ko tutari buhakana igihe hatangaza ko cyabaye, abantu turabacecekesha gute kuko ntidushaka ko irino zina rikomeza kuvugwa. Mwumvise iki bigangisho bigamije ni ukugira ngo udakomeza kwegerezwa izina rya Yesu. Uzarebe ku bantu iyo umuntu agitangira urugendo cyangwa amaze gufata ingamba nziza avuga ati ibi mbivuyemo ntibigira umumaro, nkurikiye Yesu ngiye kumwumvira, ibikangisho birabyuka kugira ngo udakomeza urugendo. Ikintu cyose kikwegereza Imana cyangwa kigukuza iyo ukigambiriye inshuro nyinshi ibikangisho. Ni bande bajya bapanga amasengesho bafata ngiye gukora amasengesho, uwo munsi akaba ari umwana arwara, umunsi akaba ari gukaza ibintu bicika, umunsi akaba ari muri business haza akajagari, kugira ngo ugume muri ako kajagari, muri wa mujagararo, ntujye mu bihe byo gusenga. Byitwa ibikangisho, ariko ababimenye, haleluya, bakamenya ko ari ibikangisho, bakomeza urugendo nkaho nta cyabaye. Imana ishimwe. Iri toro rya mbere rero ryari ryarabimenye, rimenya ko ari ibikangisho, kandi n'ababibateye nabo barabivuze ngo tubakangishe, barekera gukomeza kwigisha muri iryo zina. Umurongo wa 17 mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 17 tugeze kuri 21. Ngo ariko kugira ngo bitarushaho kwamamara, muzi byari byo badashaka ko byamamara, rya zina rya Yesu ryakijije wa muntu wari uryizeye, ntibashaka ko bikomeza kwamamara. Ngo ariko kugira ngo bitarushaho kwamamara mu bantu, tubakangishe. Tugire dute? Tubakangishe batongera kugira umuntu wese babwira muri iryo zina. Iryo zina rikiza umunyabyaha nkanjye. Haleluya. Iryo zina riha umuntu ibyiringiro. Uyu munsi utegereje kuzajya mu ijuru nk'abantu bahabonye. Niba udafite ibyo byiringiro njya ongera umpe kurungurukayo, kuko nurungurukayo nta kintu cy'isi kizakwambara imbaraga, ntacyo, kuko ibyo warungurutse bifite agaciro kuruta ibindi bintu byose isi yakuzanira. Data duhe kurungurukayo. Haleluya. Umwuka wera ajya asogongeza abantu, iyo abarokore bavuga ngo dukumbuye mu ijuru ntago baba basaze. Haleluya. Yego hari abaririmba batarabisogongeye, ariko hari n'abandi babisogongeye. Tuzabana n'Imana mu ijuru, ntago ari ibinyoma. Imana ishimwe cyane. Kandi mu isi hari ibintu biryoshye byinshi, ariko nta byangana no kuzabana n'Imana mu ijuru. Abagabo bari barabibonye ba Stefano yari umusore muto wemeze nkamwe mwabajene beza mwe. Yari umusore muto ariko wasogongeye byabikiwe mu ijuru. Barambwira ati hakana iryo zina, arakomeza ararivuga, bamukubita ibuye rya mbere. Teka ndabyibaza, ngiye ntinya n'umuntu wandya n'ikinyunguti. Hanyuma bamukubita ibuye rya mbere, bamwongera irya kabiri, bamwongera irya gatatu, ntiyabihakana kubera ko yari yarabonye byabikiwe mu ijuru. Arakomeza ahamya iryo zina, baramukurubana bamutera amabuye kugeza apfuye. Ari umusore mutoya utasize umunani, utasize umugore n'abana, ariko yari yararungurutse byabikiwe mu ijuru. Torero ry'Imana ntago twagenewe kuba mu ntege nke, ni ibikangisho. Kuko tutabwiwe amakuru yuzuye y'urugendo, ntago twamenye ko mu rugendo habamo ibikangisho. Bituma duhinduka abakristo b'intege nkeya, batinya buri gikangisho cyose. Igikangisho cyose umwanya nzanye gihita kikubasha, ndapfuye ndarangiye. Ntabwo urangiye, kuko waguhamagaye n'uwo kwizerwa. Niba imbuto ya Kristo yarageze muri wowe, uri igitangaza kigenda mu isi. Haleluya. Nuko ngo ariko kugira ngo bitarushaho kwamamara mu bantu, tubakangishe batongere kugira umuntu wese babwira muri iryo zina. Ibikangisho bigamije iki? Gutuma izina rya Yesu ritavugwa. Ibikangisho bigana bigamije iki? Gutuma udakomerera mu gakiza niba warakamenye, gutuma utazigera unakegera niba utaragahabwa. Yesu ni umutunzi w'imbabazi, yagiye ku musaraba ajyanywe yo gushaka wowe nanjye. Haleluya. Iyo tutamuvuze neza, abantu bagira ngo babanza kwitunganya bakabona kumusanga. Uyatuza nk'uko turi, twuzuye ububi n'ibyaha, kuko atazanywe no kuduciraho iteka, ahubwo yazanywe no kudukiza. Utekereze gatoya kuri rwa rukundo rw'umubyeyi wowe wa mwana w'ikirara. Kandi ikira ni ikigereranyo, ntibingana urukundo rwa data. Ariko umwana w'ikirara yangije byose yamuhaye byose, yarabanje akora ubupfafa bwo gusaba se 8 kandi akiriho. Mbese uburyo bumwishe so.
yarabanje yica se kandi asakira amusaba 8 arangije ngo aragenda arabyayisha abyica n'abararangira agaruka nawe yarapfuye avuye mu ngurube ameze nabi ngo ariko agihinguka. Haleluya. Ngo ise yaramutegereje n'imbabazi nyinshi. Iyi niyo Mana y'ukuri, si Imana ihagaze ifite inkoni ngo imara abantu. Yamara sabo yaje gushaka, yamara abo yaje gushaka, yamara abo yaje gukiza, yaciraho iteka batumye ajya ku musaraba. Ngo yaramutegereje ngo umwana agihinguka saramubona. Mujye mukunda Bibiliya, natinze kuyisoma, nyisoma maze kugira kuremo, ariko gake yamaze gusoma kangiriye umumaro. Haleluya. Ngo Isa kimubona aramubabarira. Uziko bari umuntu utaragusaba imbabazi. Ngo Isa kimubona ahengutse ngo aramubabarira. Ariruka. Se niwe wirukanze ku mwana, urumva buryo iyo koza amakosa uzo nabebera. Ntubizi se uzubebera uvuga ati none ndaca he. Abajene haleluya mwatinze gutahara avuga ati none mama ni we nakingura none ndajya he. Kuvuga ati amagasanga yaryamye gukora amasengesho tuma n'umuryamishe umusinzirize tuzahure mu gitondo ntamenye igihe rinjiri. Umwana nawe yaje abebera nkuko nguko. Ngo Isa kimubona aramubabarira. Isa bari we wiruka. Ariruka aramuhobera. Umwana yari yaje avuga ati nisubiyemo, yari yisubiyemo aravuga ati kwa data hari ibyo kurya, abagaragu barya bagasiga nisubiyemo. Agarutse yaraje kumusaba kuba umugaragu, ntabwo yaraje kumusaba kuba umwana. Urukundo rw'Imana mu bintu nsaba Yesu nabwo Yesu makukumenya njye nkuvuga nk'ukuri, kuko impamvu hari abantu batakumvise tukuvuga mu buryo butari bwo. Ni mwiza ku buryo niba umuntu aza ku marketinga ikintu iwawe akimarketinga neza ukakigura kidafite n'umumaro mwinshi, Yesu tumuvuze ukwari aduhe n'imbaraga zo kumuhagararira nkuko bikwiriye no gusa nawe, kuko nitwaca amagera mu bantu. Yesu uri mwiza. Amubonye ngo aramubabarira, kandi umwana aje gusaba kuba umugaragu. Ngo aramubwira ngo data nacumuye kuya mu ijuru, nacumuye kuri we, nacumuye no kuba mu ijuru, ariko data yamugiriye imbabazi. Urwo ni rwo rukundo rw'Imana. Aramuhobera, akoresha ibirori. Kirara se bagikoreshereza ibirori. Kirara baragihisha ngo kitadukoza isoni muri society. Duhamagaye abandi bana ngo baze baramukanye iki kiraro uwavuti yaba cyarigeze mu cyumba ntigisohoke nuko wenda cyasinze, ariko data ibirara bikoreshereza ibirori. Uko niko iyo umunyabyaha umwe yihannye ngo mu ijuru haba impundu. Ariko kumwaretse tukamwiha ko yuzuye kugira neza, waretse kumwiha akaguru kamwe, waje mu bye, waretse amagambo yakagwirira muri wowe, wagize umwanya wibye ko ariho tumumenyera, wagabanyije ku masaha 28 ufite, ukugira umwanya wo kujya gucuruza no kujya mu kazi, ukagira no mu mwanya wo kubyukira imbere ye, akakubwira amakuru ye meza, akakubwira imbabazi agira abamugana, akakubwira uburyo akiza agahinda, akakubwira uburyo amara ibyaha, akakubwira uburyo udakeneye ku bundi muntu ngo bakwemere, akakubwira uburyo wowe muri wowe wahagije. Ariko mwiza, ni mwiza. Rero yadusaba gutinda mu magambo ye no kugira ngo umenye ibyo byiza bimwuzuye, umenye ibyo bikiwe iwanyu. Yesu uri mwiza kandi wangiriye neza. Numushimira ubyibutse ujye uvuga uti warakoze kwigisha Rutanse ukamuha akazi ko kwigisha ijambo ry'Imana. Uzamushimirire. Sibyo nashakaga, sinabyo narotaga nawe n'umuvandimwe tuziranye kera, numva ndanezerewe. Sibyo nashaka kuzagira amafaranga menshi ngacuruza, cyakora nifite agatima maze gukizwa, nifite agatima ko gushyikira abakozi b'Imana, nkajya numva ngo nakubaka isengero, ntajye umupasiteri ngukena, ariko ibintu byo kuzabwiriza. Ariko yangiriye neza kubera ko njya mu ijambo ry'Imana bishaka, nkajyamo ntanabishaka, kuko biri ngombwa ngo njyemo, nicyo mbayemo. Yangiriye neza. Wenda nawe ko niba gukora ibi, ariko nawe ntutegereje kuba pasiteri kugira ngo ube mu ijambo ry'Imana. Dufite amasaha angana, nanjye afite abana, nanjye afite urugo, nanjye ndashaka iterambere. Wabyukira mu ijambo ry'Imana nawe Yesu akakuzura. Yesu araryoshye. Icyo atamaye no kumenya kuririmba kugira ngo ntabakura mu mwuka, ubundi nakamuririmbiye wabihirwa n'ijwi ryanjye. Ariko Yesu ni mwiza, yuzuye imbabazi no kugira neza. Inkuru ze ntabwo ari ibihuha. Igituma umuntu abihirwa mu rugendo nuko yamumenyeho agace gato, ariko icyo wigira imbere mu kumumenya urushaho kuryoherwa. Haleluya. Bariya bigishwa baze bakirwanira imyanya bavuga ngo umwe ibumoso undi buryo, wa mubyeyi nawe mwiza wenda kumera nkatwe aravuga ati rwose dore mwami nugera mwami bwa umuhungu wanjye hano undi hano,
nta bintu by'abandi bantu kuza kutwisesekamo, ni twebwe baje bakirwanira imyanya, ariko uko batindana nawe basanga iby'imyanya ntacyo bikivuze. Haleluya! barinda bagera mu rupfu bataramuva inyuma. Urambwira ko ntacyo bari barabonye, bari barakibonye kiruta imyanya, kiruta gukomera. Amafaranga ni meza. Rero twagendanye n'umwana mu rugendo, tugenda tuganira, akanyuzamo abonye ibintu nyine byiza bitambutse, akambwira ati amafaranga ariko ni meza. Tugeze kure namwira ibyo bintu zukumaze kubimbwira inshuro ebyiri, bika yafura. Amafaranga nyine ni meza, ariko Bibiliya iravuga ngo urukundo rw'ibyisi rugwiriye, urukundo rwa data ruragabanuka. Mu bintu sengera namwe ngabanyirizamo urukundo rw'ibyisi, twese turarugira kuri level zitandukanye. Ngabagizamo urukundo rw'ibyisi kugira ngo mbashe kugukunda cyane, kuko wankunze cyane. Haleluya! Ego naryohewe ndatana. Reka ngaruke. Imana ishimwe cyane. Ngo ariko kugira ngo bitarushaho kwamamara mu bantu, tubagire gute? Tubakangishe. Tubakangishe batongera kugira umuntu wese babwira muri iryo zina. 18 bongera kubahamagara, barabategeka ngo bareke rwose kuvuga cyangwa kwigisha mu izina rya Yesu. Petero na Yohane barasubiza bati niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana, nimuhitemo. Ariko abagabo we bari barabonye Imana. Ngo kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Niyo mpamvu ubukristo ni ubuzima, si ukubusengera muri iri torero ryiza. Ubukristo ni ubuzima. Ntushobora kunkuramo ibintu byambayeho. Narababariwe ndabizi, igihe imbabazi zangereyeho nacyo ndakizi, impinduka Imana irimo ikora mu buzima bwanjye nayo ndayizi. Ni ubuzima, ntashwi ntiwantandukanya nabyo. Wambwira turi umuswa, ntuzi gukora iki n'iki, ngasanga koko simbizi, ariko icyabaye muri nge cyarabaye. Haleluya! Ngo kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Ntitubasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyatubayemo. Apana ibyatubayeho. Byatubayeho nabyo ni byiza, ariko birahinyuzwa. Birahinyuzwa pe. Nta shimwe na rimwe ry'ibitubaho utazasangana n'abatizera. Warabyaye bajya babyara, wagize andi mafaranga bajya bayagira, warashatse barashaka, wubatse indi nzu ni byiza cyane cyane yarakazu ka mbere wiyubakiye. Igenda kubakaga numvaga ari bitangaza. Nenzi ko nzajyaga hanze nkajya nkakareba. None ubu sinkira kabona kuko ibyisi birarambirana, uranabirambirwa. Nta kintu cyishimwe ry'ibyo yadukoreye tudahuje n'abatizera, ariko ibyo yakoze muri twe, ibyo yadukozemo ibyo tunumwihariko wacu. Haleluya! Kandi nicyo cyonyine gifite imbaraga zitsinda ibyisi, kuko imbabazi za Yesu narazakiriye ndazizi. Imbaraga zigenda zitsinda icyaha yazinshizemo ndazumva, ndabizi binsinda. Uyu munsi gukora icyaha no gusitara. Ni nkuko nabangiye nshaka kujya kuramutsa bishop, nagira ibyago ngasitara kuri iki kintu. Sinari naragennye gusitara, ariko ndasitaye. Ubwo se wambwira ko izo mbaraga zatandukana n'uburyo nakoraga icyaha nkana, n'uburyo nanga umuntu nkabigambira ko nzamwanga kandi ngakomeza nkamwanga. Ubwo se icyo Yesu yakoze nakiyoberwa. Nayoberwa se uburyo Yesu amara ubuhutu n'ubututsi mu mutima. Yesu we uri muzima, uri muzima. Nuko murimo mufata agace gatoya, Imana ikubabare niba urimo gufata agace gatoya. Uyu munsi fata icyemezo cyo kugira imbere. Bibiliya nicyo gitabo kigoye kumva, nicyo gitabo cyoroshye kumva, kuko gihetse umwuka w'Imana. Iyo umutima ufite inyota zo kumenya Yesu, haleluya, ukavuga uti ngiye gusoma iki gitabo, uri umujene, uri umukecuru, uri uwize cyangwa utarize, ukavuga uti Yesu ndashaka kukumenya, nje mu magambo yawe n'umutima uciye bugufi, sinzi ibyawe nyigisha. Azakwiyigisha, azakwihishurira, uzamenya amahishurwa utigeze umva n'abandi bantu. Muzagendana urugendo rudasangiwe, haleluya, rw'umwihariko ku giti cyawe, kuko wamugiriye inyota. Niyo mpamvu yavuze ngo abantu bose bafite inzara n'inyota zabahaza. Niyo nyota yonyine igerwaho umuntu akanyurwa, urutagaruka aho wari uri. Haleluya! Bongera kubahamagara bategeka ngo bareka kuvuga rwose mu izina rya Yesu. Nangeze kuri 20, kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Nyumvira kuri 21 ngo nabo bongeye kubakangisha. Muri bukayeje ko bagamye bavuga ngo tubakangishe. 21 ngo nabo bongeye kubakangisha, barabarekura babuze uko babahana. Abo bantu se wabagira ute? Ntacyo wabagira, kuko kubabwira ngo tuzabica urupfu baruciye amazi. Barabishe, barabica, barakomeza baravuga. Ubundi umuntu ukubwiye ngo nzakwica, ugasanga n'urupfu yararutinyutse, umugira uteze. Uzi impamvu kangika? Nuko Satani harakana bavuze ati iyo akanga kiyo ngakozeho ahita agamburura. Ariko uyu munsi numenya ko ari bikangisho,
kandi ukamenya ko ibikangisho biri pati y'urugendo, ni amakuru y'urugendo wagombaga kumenya, nta gukange kuko ni igikangisho. Ngo nabo bongeye kubakangisha barabarekura babuze uko babahana, batinya abantu ko bose bahimbarizaga Imana ibyabaye. 29. Umva abagabo b'Imana icyo ukwiriye kukimenya. Bagiye barasenga, ubwo bagarutse abari bafunzwe, murabizi marayika yari yabafunguye n'ibindi, basanze bagenzi babo. Ngo kandi none mwami, 29 mwahabonye, ngo kandi none mwami Imana, reba ibikangisho byabo. Haleluya. Barabizi ko ari iki? Ni ibikangisho, kandi ibi bikangisho byo biri serious ko birimo n'urupfu. Babica nkuko bari bishe n'ababanjirije, kandi barakomeje kubica, ariko barabizi ko ari ibiki? Ibikangisho. Bishaka ko izina rya Yesu badakomeza kurivuga. Barokore nshuti z'Imana, bagenzi banjye, mbabari uhindukire kiriya kintu kirimo kikubuza kugira imbere, ukibwira ngo uri igikangisho. You are just igikangisho. Ngo kandi none mwami Imana, reba ibikangisho byabo. Uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose. Reba ibikangisho byabo, twebwe dukomeze urugendo rwo kuvuga amakuru y'ubu bugingo. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe cyane. Dukomeje rero nshuti z'Imana, ibi bikangisho nkuko byari biri mu gihe cya Yosuwa, nkuko byari biri mu isezerano rishya mu byakozwe n'intumwa, nibyo bikangisho na n'uyu munsi umwanzi agiteza abera. Muri bimwe rero mu bigize amakuru y'urugendo, n'ibindi umwuka wera azakwigisha, n'ibindi nawe uzisomera. Nagira ngo umenye ko mu makuru y'urugendo ukwiriye kumenya ko nubwo Imana ari isezeranya ngo nguhaye iki gihugu, muranyuma nshuti z'Imana, nubwo Imana ari isezeranya ibyiza, ibikangisho byo ntabwo bizabura hagati mu rugendo. Ahubwo kubaho utazi ko bihari cyangwa utabyita byo nicyo kibazo. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 12, muri Bibiliya yera cyangwa reka mbere kuri Bibiliya ijambo ry'Imana, urwandiko rwa mbere rwa Petero 4:12, muri ibi ijambo ry'Imana avuga ngo nshuti nkunda, ntimugatangazwe n'uruganda rukaze rw'ibigeragezo. Ngo ntimugatangazwe, kandi turacyatangara. Ngo nshuti nkunda, uwo ni Petero umugabo w'Imana nawe urimo guca mu ruganda rw'ibigeragezo. Ngo nshuti nkunda, ntimugatangazwe n'uruganda rukaze rw'ibigeragezo. Mugomba ikintu mugomba, ubwo muba mugira gute? Muba mugomba nyine. Mu makuru y'urugendo ngufitiye hari ibintu ugomba. Uri muri Kristo. Ndabibwira abo tumaranyemo iminsi mu gakiza, nimuhumura amata abahari, data agenda aduhuhira cyane cyane iyo tugitangira. Ariko mwebwe abahamagawe n'Imana, mwebwe mufitanye n'Imana urugendo, mwebwe mwifuza gukoreshwa n'Imana, mwebwe mwifuza gutera bene wanyu gukizwa, mwebwe mwifuza kuba itangiriro ry'agakiza mu miryango y'iwanyu, mwebwe mubabajwe n'ibyaha byuzuye hano hanze, mwebwe mubabajwe no kuba dufite itorero ridafite imbaraga muri iki gihe cya nyuma, ni mwebwe ndimo kubwira. Haleluya. Nshuti nkunda, ntimugatangazwe n'uruganda rukaze rw'ibigeragezo mugomba gucamo ngo mumere nk'abagezweho n'ikintu kidasanzwe. Ariko umva Petero kuntu yabiciye amazi. Ngo mumere nk'abantu bagezweho n'ikintu kidasanzwe. Muri make ibigeragezo, ibikangisho ni ibintu bisanzwe. Bibiliya yera iravuga ngo bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome. Ikome ni umuriro ngira ngo. Bintu nk'ibyo. Bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu, ngo mumere nk'abagushije ishyano. Nta shyano ryaguye, nta kintu cyabaye nyine, kiranakubabaje, uranarira, nanjye ndarira, tujya turira, ariko ni igiki? Ni igikangisho. Ayo ni amakuru y'urugendo nari ngufite mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ni just iki? Igikangisho. Urugendo rurakomeje, ubwizerwe bw'Imana burakomeje. Iyo yavuze ngo mbahaye igihugu, ntabwo yari ikabije, nta nubwo yari ibeshye. Haleluya. Ariko ninde uri bukijyemo, ninde uri bujyanemo abandi? Niyo Yesu igihe yemeye gushikama, gukomera no gushikama. Ni wowe igihe wemeye gukomera no gushikama mu byo wabwiwe n'Imana. Bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu, ngo mumere nk'abagushije ishyano. Nta shyano ryaguye. Urwandiko rwa mbere rwa Petero none igice gikurikiyeho cya 6 kugeza ku 9. Icyamugakunda kuba Imana yakugeneye kubaho, icyamukifuza ukaryoherwa nuko ibintu byose data yanditse ku buzima bwawe utazataha byose bitabaye. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ko hari imirimo myiza twari twararemewe muri Kristo Yesu kugira ngo nitugeramo tuyigenderemo. Ariko ibikangisho bibujije abera
ntago wabara impano nziza zisinzirijwe n'ibikangisho, ntago wabara abantu barambitse inanga zabo, ntago wabara abantu bakomezaga abandi, ntago wabara abantu basengeraga abandi, ntago wabara abantu bakundaga abandi bagatanga urukundo, ariko ibikangisho bibagezeho bararambarara barabireka. Kandi wibuka ko umwanzi azakwangisha ikintu cyose cyabasha kugukanga, n'ubukene arabukangisha ugatakaza ibyizerwa, ukadohokaho gato. Washaka gucuruza ukiranuka ariko umusoro urakubita urazamuka, ibintu birakomera, nawe udohokaho gato. Niba hari ikintu kiryohera Satani ni ukuguta mu cyaha, kuko ababizi ko icyaha kimwe kizahekezwa n'ikindi. Warabeshye, hanyuma maze kubeshya ugomba gushaka uburyo ubeshya cyane kugira ngo batazavumbura ibya mbere. Ibikangisho wabaho utiba, of course uzatinda gukira ariko wabaho utiba, wabaho tekinika, uzatinda wenda kugerwaho, wenda no kwamamara muri utamamaye wabiki. Umugani wa mugore wo kwa Elisa yamubwiye ngo se kumwa ku mwami, aravuga ati nge nibera mu bacu. Ubu usubaye mu bacu ugahozwa n'ikimana yakugeneye wabiki. Ibikangisho, utinze kubyara, utinze gushaka, ni igikangisho kugira ngo utareba ku Mana. None ukomeze urebe bakobwa batinze gushaka, imyaka iraryana. Kandi abanyarwanda natwe murabizi ko tubikabye, umuntu ahora kubaza uzashaka ryari se, uzashaka ryari se, n'uwo mwiha nyine uramutegereje. Mujye mureka kubibaza abana b'abakobwa, ariko ibyo ni ibikangisho. Yewe n'abahungu tureke tubaha amahoro nabo, hari ibyo ategereje ntarabona washaka, hari ibyo afite mu mutima, igihe nikigera azabyumva, mugani wa yasake azabyiyumvamo. Tureke kubabuza amahoro. Ariko gutinda ni igikangisho gituma ukura amaso ku Mukiza, ugahora ureba umugabo utaraza, umugore utaraza, none ukaniyoroshya, ugatangira kugabanya standard warashyizemo zo gukiranuka, ugatangira kuvuga uti nubwo yaza none atizera na Kristo nzapfa kugenda dore iki. Ni ibikangisho. None twaba dufite ibibazo bizwi, buriya ryo ikibazo kizwi, kavuga tuzi nzagiye ubara gahunda, ariko Imana ibabare bishop ntamamagare ngo bari ngiye ubara gahunda, ubu sinzahagarara imbere y'abantu kira kitarakoreka. None tuvuga ibyacu ko tuvuga ibya Yesu, kira kitarakoreka nyine nzaza mpagare ngubwire Yesu. None se ko atananiwe, haleluya, ko adahinyuka, ko adatsindwa, cyakoreka kitakoreka, nubundi sinshizwe kubwira ibyanyu, shizwe kubwira ibyande ibya Yesu. Ariko mva kuba muri Yesu biraryoshye bantu b'Imana, kumumenya bimara impagarara. Turabanza twamara iminsi twirwanaho, turi abantu birwanaho, abanyarwanda bwo twirwanaho cyane, kwirwanaho ngo udaseba, batakuvuga bakanga bakakuvuga bakavuga iby'ukuri n'ibitari iby'ukuri. Umva ari igihe kimwe kuntu niteye inkunga, nawe mbikubwire witeye inkunga. Urumva afite abana nyine, bamwe barimo barakizwa abandi ntibari bakizwa. Hari muri zivuga ngo ye, handi umuntu wigeze kumwira ngo ariko Mana ngo umugabo urarana nawe rwose ngo arahirwa. None turara muri Bibiliya turara ku isi imijugujugu yayo. Yesu igihe kimwe baramubwiye ngo ababyeyi be, ngo umubyeyi we ngo n'abavandimwe baramushaka, hanyuma arababwira ati abavandimwe banjye nabumva ijambo ryanjye bakarikurikiza. Arandi yaramaze kwigisha inyigisho nziza, haturuka umugore utakurikiye wicaye mu iteraniro avuga ngo amabere yakongeje ngo arahirwa ngo ninde yagutwite. None wari byose yaramaze kuvuga n'ibyo ngo yakuyemo ugasanga ntigeze akurikira. Umva ko niteye inkunga natanye. None avuga yewe ntago barakizwa, mfite n'abandi bavandimwe batakijijwe, n'abandi nkunda banyegereye bamwe bakijijwe bakongera bakagwa. Bukeye ngira Imana nitera inkunga. Muzi ko abavandimwe ba Yesu bavukana mu nda ya Mariya. Abadasoma Bibiliya ntabwo muzi ko Yesu yari afite abavandimwe babyawe na Mariya. Ntabyo muzi, mwafashe ibyo abavandimwe bababwiye mugira ngo nibyo. Muri Bibiliya yari afite bene se. Igihe bamugayaga baramubwira ngo ariko si mwene Mariya duturanye, bashiki be ntitubana, abavandimwe be Yakobo na Yosefu ntibari nande, ngo nabo ntibabi iwacu, ntiduturanye. Yari afite abavandimwe. Bakijijwe ryari? Yesu yarapfuye yaragiye no mu ijuru. Niba batarakijijwe Yesu ahari. Ariko bajya kubona wa mutipe bavukanye arapfuye, urupfu ntirumuheranye kuko bari bahari. Erega bo wabyita ibihuha rubiri kure. Niyo mpamvu Bibiliya ari igitabo cyo kwizerwa, kuko cyanditswe n'abantu bari bahari. Burya umuntu uhari yaguhinyuza akavuga ati bibarabeshya ntiyapfuye ntiyanazutse, ariko bari bahari, barabibona apfa, barabibona azuka. Aya n'amateka y'ukuri yanditse, wabihakana kubera Satani yakujijishije, ariko ni iby'ukuri. Bajye kubona wa mugabo arapfuye, bajye kubona arazutse, yazamutse bahari. Hanyuma ba Yakobo barakizwa.
hanyuma nitera inkunga ndavuga niba Yesu yarabanye nabo ntibakizwe, ubu se ngiye bafite ikihe kibazo bazakizwa igihe cyabo. Oh, haleluya, haleluya. Mbega rutase ngo ararondogora. Ntutangazwe rero n'uruganda rw'ibigeragezo rwaje iwawe ngo umere nk'umuntu ugushije ishyano, ngo uvuge ngo ubuse ngo nzayobora gute, ngo kandi bitaratungana uzayobore bitaratungana, nibinatungana uzongera ugaruka uyobore. Kandi ntugatinye guhisha ibintu bigaragara. Noze nyine ko bigaragara. Nyine singubwe ngo uyamamaze ukore ibyo bindi bishop yagayaga ngo ujye kuri YouTube uvuga ibintu bitavugika, ariko ibintu bigaragara so uzabihishutse. Umugabo yaragiye, nyine yaragiye. Kandi abantu barabizi. Nturabyara, nyine nturabyara, kandi nta kuntu uri bubihisha. Abanyarwanda ntabwo wabiduhisha. Nturashaka, nyine nturashaka. Akazi karabuze, nyine baguteje cyamunara, nyine barayiteje, biri ku karubanda. Ikibazo cyanjye si ukubihisha, ikibazo nyine nigomeza gutumbira Yesu. Havuga uri igikangisho, byagoranye uri igikangisho, waguye mu byaha byarashakuje. Abantu benshi banze kugaruka mu nzu y'Imana ngo baguye mu byaha birasakuza. None se Yesu yazi abaki? Ko yazi abanyabyaha byarashakuje nyine, ariko reka ugaruke nabyo wakira imbabazi ze, nabyo byongera bisakuze. Hari n'abandi bantu bazakuramo ibyiringiro bavuga ngo ese buryo umuntu yagwa akongera akanabyuka akongera agakorera n'Imana. Yego yaraguye, wese ntugwa n'ubwo se ukugwa mu ibanga cyangwa bidasakuza cyane cyangwa bidasa, ariko byose ni ibyaha. N'ubutunzi w'imbabazi byitwa ibikangisho. Haleluya. Reka dukomeze mu gice cya 5 cya rwandiko rwa mbere rwa Petero, ndahita ngana ku musozo. Mwakoze kandi kwihangana. Urwandiko rwa mbere rwa Petero gice cya 5 6 kugeza ku 9. Ndakoresha Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana. Ukabura umunyarwanda utazi ko dufite version ebyiri z'ikinyarwanda, nawe Imana ikubabarire. Usoma ibyongereza n'ibifaransa that fine, ushobora kuba utayikeneye, ariko twebwe ba kinyarwanda cyinshi ukeneye byibuze gusoma Bibiliya yera, ugasoma na Bibiliya ijambo ry'Imana kugira ngo ujye ukuramo ubutunzi buri bwimbitse. Urwandiko rwa mbere rwa Petero 5 6 tugeze ku 9 ngo nuko rero mwicishe bugufi imbere y'Imana igira amaboko kugira ngo izabakuze igihe kigeze, ibibahagarika imitima byose mubiyegurire kuko ibitaho. Haleluya. Iracaringa Imana yacu ngo ibibahagarika imitima byose mubiyegurire kuko ibitaho. Mwirinde gutegekwa n'inda kandi mube maso, kuko umwanzi wanyu Satani akora hirya no hino nk'intare. Ntago ari intare ariko ni inka. Haleluya. Kuko umwanzi wanyu Satani akora hirya no hino. Muribuka ko turimo kuvuga amakuru y'urugendo. Ntago twabwiwe bihagije ko dutangiye kumvira Yesu no kumukurikira umwanzi burya azaba tuzenguruka hirya no hino. Ntago twabibwiwe bihagije. Twabwiwe rya jambo navuga ngo twasengeragamo ngo duhagaze turahahawe, tukajya mu mujyi tugafata amaduka twumva turahahawe, ariko ntitwabwiwe cyane ko ubwo dutangiye urugendo no kuzabana n'Imana mu ijuru no guhuzwa n'umugambi w'Imana tukiri mu isi, umwanzi wacu, umwanzi w'Imana Satani azakora hirya no hino, azakuzenguruka ashaka icyuho muri wowe, ashaka aho yaguteshereza inzira, ashaka aho yakudohora nawe ugacogora ukamera nk'abandi. Niko Delila yabwiye Samsoni, yambwira ko niki cyagushobora nawe ugacogora ukamera nk'abandi. Amakuru y'urugendo azakomeza kubaho kugeza igihe Yesu azaza gutwara itorero. Umwanzi wacu azahora akora hirya no hino, ashaka kukumira bunguri, ntabwo ari kujyana buki. Kuko umwanzi wanyu Satani akora hirya no hino nk'intare itontoma ishaka uwo iconshomera. Mumurwanye kigabo. Muranyumvise? Mumurwanye kigabo mwitwaje kwizera Kristo, muzirikana ko ku isi yose hari abavandimwe banyu muhuje imibabaro. Mu makuru y'urugendo hari umwanzi ukuzenguruka ashaka kuguconshomera, kandi ikintu agambiye ni rya zina rya Yesu kuri gutesha. Burya si amafaranga yawe, si no gutinda gushaka kwawe, si no gutinda kubyara kwawe, si no gutinda kubona ibyiza wemerewe, urabyemerewe, ariko icyo ashaka ni izina rya Yesu muri wowe, kugira ngo rizimangane ujye ubaho uyoberwe, se ndakijijwe, se sinakijijwe, se naremewe iki, mbese ubaho. Kandi amaze kuyongobeza abakristo benshi. Kuwa mbere ntushobora kumenya niba ari umukristo, cyakora ku cyumwe mubwirwa nuko afite urusengero abarizwamo, nako bamwe n'izindi baraziretse ngo izabo zarafunzwe none izo begere si izabo, izi ngo ntago ari izacu ni izandese.
ese nutagira n'urusengero data nta n'irindi tsinda usengana naryo, nta n'abandi bana b'Imana mufatanye urugendo muterana courage iyo wacogoye. Mumurwanye kigabo mwitwaje kwizera Kristo. Mumurwanye kigabo, iri jambo rihuye neza na kwa gukomera no gushikama byabwiwe Yosuwa. Kuko Yosuwa we nudakomera ngo ushikame, nubwo njye w'Imana ntabeshya nakubwiye ngo nguhaye igihugu, ntago muzagira gute, ntimuzakijyaho. Ese Imana izabibeshye? Ntago izabibeshye. Hazaba habaye iki? Igikangisho cyo hagati mu rugendo tutabwiwe cyane kwa mu makuru y'urugendo. Igikangisho kizashobora umutima wa Yosuwa, nkuko ibikangisho birimo bidushakisha ngo biducogoze, bigambiriye iki? Rya zina rya Yesu. Haleluya. Kuko ubutumwa bwiza bw'igihe cya nyuma, uretse ko ari igihe cyose, buzamamazwa n'abafite izina rya Yesu. Haleluya. Batinyutse ibikangisho byose. Umwanzi abagondera aha bagahingukira aha, abagondera ahandi bakamerera ahandi, ntago wabamaraho. Haleluya. Ntiwabazimya ngo bazimike. Niko itorero rya mbere ryari rimeze. Hasigaye ari abagabo bake bafite ubwoba bwo gupfa, ariko mu kanya gatoya buzuye umwuka wera. Haleluya. Barabica ariko barakomeza baramuvuga. Uwapfaga yapfaga avuga izina rya Yesu. None Kigali yonyine itarimo no kutwica, ikintu gatoya gusa cyatinze cyangwa se cyaje mu buryo utashakaga kirakugamburuje pe. Imibereho yacu ibayeho nkuko twari tumeze tutarakizwa. Imbaraga z'Imana zigaragara mu mpinduka zikorwa mu buzima bwacu. Haleluya. Kuko nimba uko narindi meze, uko abantu bari banzi nibyo twabanagamo, ariko nkomeje kumera narakijijwe, ntago Imana yanjye izabatraktinga. Nta rukuruzi, nta buryohe. Turacyameze amaganya yatwishe nkuko yari atwishe, cyangwa ibyaha bitwishe nkuko byari bitwishe, ubwibone n'ubwirasi bitwishe nkuko twari bitwishe, nta gikurura kiturimo. Imbaraga z'Imana zigaragarira aho Yesu agenda akorera umurimo muri twe. Niko ko nshuti z'Imana n'umurimo w'ubuntu ntitubikorera, ariko kugukomera no gushikama no gutuma amagambo yagwirira muri twe bizazana impinduka bintere gusa na Yesu. Hanyuma uko gusa na Yesu gukorerwamo n'imbaraga z'Imana bitera abandi gukizwa. Umwanzi ahagurutse ibikangisho kugira ngo uwo mugambi w'Imana utagerwaho. Mumurwanye kigabo mwitwaje kwizera Kristo, kubera ko nutamurwanya kigabo uzahinduka umuntu wajegeye, aryamisha hano. Mbese umunezero wawe Satani niwe ugena, azahakanda ukababara, ukababara. Ubundi Satani agihari agikora hirya no hino, wowe na Yesu murahagije. Umunezero w'agakiza ni garanti. Amahoro Yesu atanga nayukuri. Ubwizerwe bw'Imana ntibwagabanyijwe nuko tugeze mu kinyejana cya 20 na kangahe, ntibwagabanutse. Ubukana bw'ibyaha n'ubukana bw'ibibazo n'ubukana bw'indwara n'ingorane ntibyigeze bigabanya ubwizerwe bw'Imana. Ariko habaye iki? Amakuru y'urugendo twayumvisha igice. Tuyumvise igice, Imana yavuga ngo ibagiriye neza, nkuko yari babwiye ngo mbahaye igihugu. Ntago yari ibeshye, ibitugiriye neza, ariko hagati hari umwanzi uzenguruka hirya no hino kugira ngo aguconshomeze ibikangisho bye. Urwana ute rero? Urwana ukomeza kwizera Imana, amagambo y'Imana agwirira muri wowe. Niko Imana yabwiye Yesu ngo nubwo mugiye gufata hariya, nubwo mbahabahaye, amagambo yanjye ntakave mu kanwa kawe, uyatekerezeho ku manywa na nijoro, kugira ngo uhabwe imbaraga zo gukurikiza ibyanditswe muri bo. Nibwo uzahirwa mu nzira zawe zose. Ijambo ry'Imana ritagwirira muri twebwe, tuzakomeza kwitabara nkuko badakijwe bitabara. Solution tuzazishaka nkuko batazi Imana bazishaka. Barazifite, zifite umumaro, zigira ibyo bigera, ariko zihabanye nuko Imana ivuga. Imana itugirire ubuntu. Mumurwanye kigabo mwitwaje kwizera Kristo. Muri Bibiliya yera haravuga ngo mumurwanye mushikamye. Ongera wibuke ngo ni ibikangisho. Igikangisho wacyakiriye gushikamura gutakaza. Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Data ntiyabeshye, ari kumwe natwe. Haleluya. Ntiyigeze adusiga n'ubukuri. Uko yarabwiye Yosuwa ngo dore ndi kumwe namwe. Muzi ko banyuzagamo bagatsindwa, nko kuri Ayi baratsinzwe kubera ko batakurikije ibyo Uwiteka yababwiye. Kandi bari bamaze kubona intsinzi yo muri Yeriko iryoshye. Murabizi barazengurutse, inkuta ziragwa, babikora nkuko Imana yabibabwiye, baratsinda.
hanyuma abatasi bagiye gutata Ayi baravuga ati n'umudugudu woroheje cyane ntukeneye no kohereza abasirikare benshi, reka abasirikare bapumuzike baruhuke ohereza abasirikare bake cyane. Ariko hari harimo ikintu bakoze Uwiteka yabuzanyije. Kuba mu buzima bw'ibyo Uwiteka tubuza, uretse ikintu kimwe budukora cyo kutwambura imbaraga, nta yindi nyungu. Niyo haje igisa n'inyungu uzamenye ngo ni ikinyoma. Bari bibye ibyo yari babuje kwiba, uriya mugabo yari yabitwaye. Hanyuma bageze kuri Ayi baratsindwa bikomeye. Yosuwa araramba aravuga ati ndacyavuze iki imbere y'Abisiraheli, kandi Imana yari yamubwiye uburyo igiye kumukomeza rwose ikamukomeza, ariko baratsindwa. Imana avuga ati byuka, reka kubama, ngwino nkubwire uko byagenze. Reka tugaruke inshuti z'Imana. Uwiteka ari kumwe n'abari kubagira gute? Baratsindwa, kuko ibyo Uwiteka yabasabye atari byo babayemo. Imana niyo kwizerwa. Reka nsenge, umbiriza ku maso yawe gatoya nawe usenge. Imana yasezeranye ko izabana natwe, ntabwo ibeshya. Haleluya. Yaratubwiye ngo ntazadusiga twenyine, ntabwo ari ikinyoma, ntabwo yabihinduye hagati mu rugendo. Muri Yohana 14 kuva kuri 18 yavuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Igihe Imana ivuze ngo nzaza aho muri, yaraje. Abizera Kristo, Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Ngo hasigaye umwanya muto abisi ntibabe bakimbona, ariko mwebwe muzambona kuko ndiho namwe muzabaho. Kuri 23 yaravuze ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na data azamukunda, tuzaza aho ari tugubane nawe. Kuba Imana iri kumwe natwe, nago wa mwanzi ukora hirya no hino ngo ashaka kuconshomera azareka gukora ibyo akora. Ni wowe ahubwo ukwiriye kumenya ko ari ibikangisho gusa. Ni ibikangisho mu rugendo rw'abera bashaka kubaha Imana. Ibikangisho bizahoraho, ariko uzabikebuke ubwo turi igikangisho. Ufite itariki watangiriye, ufite n'iyo uzarangirira. Ngiye nkomeje urugendo, ngiye na Yesu turakomeje. Wibuke ko Imana yacu idakabya. Igihe yavuze ngo nzabana namwe, ntabwo akabya. Iyo abatari kumwe natwe yarabitubwiye, nkuko yavuze muri Yohana 14 ngo iyo abantu agiye kubategura ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, ngo iyo abadahari mba mbibabwiye. Iyo abatari kumwe n'itorero aba yarabitubwiye ati mbaye ngiye, ikindi gihe cyo kwirwariza mwirwarize. Siko biri, yaravuze ngo dore ndi kumwe nawe. Haleluya. Niba hari inkuru isubirwamo inshuro nyinshi, ndimo ndivuga no mu isezerano rishya gusa, no mu isezerano rya kera, ariko mu isezerano rishya huzuyemo ko azaba ari kumwe natwe. Misiyo zose aduha, ririya bwiriza nyamukuru ryo muri Matayo igice gihera, yaravuze ngo dore nzaba ndi kumwe nawe. Nimugende aratangira avuga ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, hanyuma nimugende mu mahanga yose, mubwire ibyaremwe byose, mubwire abantu bose ubutumwa bwiza, dore ndi kumwe namwe. Muri Mariko 16 atubwira uburyo bagendaga bavuga ubutumwa bwiza, ibitangaza n'ibimenyetso bigaherekeza ijambo avuga. Yesu ari kumwe natwe, ariko harimo gushikama, harimo gukomera. Twikomeje hehese, ntabwo twikomeje mu mivukire, ntabwo twikomeje mu mafaranga twabonye turakayatunga, ntabwo twikomeje mu madiplome twagira urakiga rwose ku kigero cyose washobora. Twikomeza muri iri zina ritanyeganyega, kandi iri zina si izina just, ahubwo rihishurirwa, imbaraga zaryo rihishwe mu magambo ye. Iyo mpamvu yabwiye Yosuwa ngo aya magambo aya nababwiye, aya nabwiye Mose, ntakave mu kanwa kawe, ujye atekereza ku manywa na nijoro. Kuki Imana yabimubwiye? Niho Yesu yagombaga kumenyera iyo Mana y'imbaraga bagendana, niho yagomba kumenyera ubwizerwe bwayo, akamenya ko ari Imana itabeshya, bikamuha imbaraga zo kutareba abanaki n'abanyakanani b'amoko yose. Bari abatasi bagize ubwoba, ibyo baje kuvuga byari iby'ukuri. Kanani yari igoswe nk'iki y'amabuye ikomeye, kandi abagabo babo bari abamajeya, bari abagabo bakomeye, ni koko mu mbaraga z'umubiri ntaho bari kugera, ariko Imana yari ivuganye nabo, yari yo kwizerwa. Intwaro umwanzi akoresheje kunaniza abera yitwa igikangisho. Satani warabizi ko ari igikangisho, niyo mpamvu bari abatambyi bakuru bavuze ngo mureke tubakangishe. Barabizi ko ibyo bakangisha ntabwo biririyo, ni ibikangisho birumbaraye bidafite imbaraga. Hindukirira umwami wawe, mubwire ngo icyo wagambiriye cyose kuzasohoza mu buzima bwanjye, ndi hano kugira ngo ugikorere muri njye. Ese ni icyaha kikwizingiraho vuba? Umwanzi akakwemeza ati ntabwo iki cyaha bajya bagikira, umuntu abana nacyo akaramata. Oya, muri Kristo hari imbaraga zinesha icyaha. Buntu bw'Imana
bukorera mu mutima w'umunyabyaha bukamuha kunesha icyaha, agatangira urugendo umunsi ku munsi rwo kugenda asa na Yesu. Ni ibyago n'amakuba byo mu isi, data abifiteho control. Namenye neza ko nta kintu kigera ku mukiranutsi ntigishobora gucika control ya data. Cyaje kibishye kandi kiremereye, ariko yaracyemeye kandi afite icyo azagikoresha. Ririya jambo rivuga ngo kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe. Inshuti z'Imana, ku bantu bakunda Imana kuko ari we bakunze mbere, bakaba barimo kwitoza kuyikunda, byose bivuga byose hadakuwemo na kimwe. Ibibishye, ibyagusebeje, ibyakuyobeye, kubakunda Imana byose ni byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Urwo ruvange rw'uburyo bifatanya ntuzambaze kubigusobanura ko ntabyo nzi. Hari ibintu bibaho ku muntu ukavuga uti nta kintu cyiza kizavamo, ariko yahujwe n'umwami yamarira ahinduka ubuhamya, kwa gushoberwa ahinduka ibikomeza abera. Usiye dusomye ubuzima bwa Yobu nubwo bushoberanye, ntitugera imbere twese tugahimbaza Imana. Zamurira Imana amaboko, uyitura umutima wawe, uyibwire uti menye ko amwe mu makuru y'urugendo ntatinzeho, menye ko harimo ibikangisho ntibizongera kunkanga ukundi. Petero yatubwiye ngo nta cyabaye, ibisanzwe ni rusange mu bantu. Data, turi iteraniro ry'abahungu n'abakobwa bawe, twaje kugutura uyu munsi kuko tugukeneye. Twasize gahunda zindi zijya zitugira umumaro kuko twaje kubera ngo tugufitiye umwanya. Twemerere muri iri teraniro uzane impinduka mu mutima w'umuhungu wawe n'umukobwa wawe. Wari utarakwimika ngo ube umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, muhe kukwizera. Wari ucogojwe n'ibikangisho, byandike mu ndiba y'umutima we, amenye ko ari ibikangisho. Wumvaga ntacyo yakorana nawe, apfuye gupfa kubaho ngo umwigirire neza gusa, kandi nyamara wamuremye ari uw'igiciro. Wamubumbabumbye mu nda ya mama we, wamutekerejeho, wamuhaye agakiza, hari imirimo myiza imutegereje, ariko imiruho n'imibabaro biramurambitse. Kutizera icyo wamukoresha biramurambitse. Ahora yumva adakwiriye, gahora yumva siwe babwira, gahora yumva ibyarimo birabaye birahagije. Ongera umukanguri. Utari uryohewe n'urugendo kubera ibikangisho, mugaruremo umunezero w'agakiza. Mwibutse ubwizerwe bwawe, mwibutse urukundo rwawe. Wari urimo haranira ibyina umuke kandi bidahaza, mwe kurunguruka iby'agaciro bikiwe muri wowe, byo tudasangiye n'abatakuzi, kugira ngo aryoherwe n'urugendo. Kora ku maso ya twese mwa, twongere tukubone. Kura amaso yacu ku bitagira umumaro, dusohore mu rusaku, dusohore mu rusaku, dusohore mu rusaku, mwami w'abantu. Ngero twigishe kwiherana nawe by'ukuri. Abatindanye nawe barahindurwa rwose. Mose yamazeho iminsi mike amanukana kurabagirana ngo kwajyaga kumushiraho, ariko wowe kuko uba muri twe imbere, ntidukenera kukuvoma ahandi. Twigishe kuva mu rusaku, dutindane nawe, maze turushaho gusa nawe. Dore isi iraduhinyura, yirirwa iduseka, kandi bimwe mu byo duseka ni iby'ukuri. Bagushatse muri twe ntibakubona, batuburaho imbaraga zawe, batuburaho kunesha kwawe, badusangana amaganya nk'ayo bafite, badusangana ibyaha bidutsinda nk'uko bibatsinda. Tugarukeho, tugarukeho kubw'imbabazi zawe, kuko we ntubeshya. Mara ubwoba uyu mukobwa, mara ubwoba uyu muhungu, mara ubwoba uyu mugore n'umugabo, mwibutse ko ari ibikangisho, kandi muha amakuru yuzuye y'urugendo. Ntacyo abera bakora ngo ibikangisho bibure kubaho. Umwanzi uzenguruka hirya no hino ashaka kubaconshomera azahoraho, ariko uri muri twebwe urakomeye cyane. Byutsa abera, wibutse ubutwari wahaye itorero. Waravuze ngo uryubatse ku rutare, ngo n'amarembo y'ikuzimu ntabwo yarishobora. Abo ni batwe. Ibutsa abera, ibutsa abera ko badakeneye kunesha uko bisanishije n'isi. Ibutsa abera ko inzira zacu zitandukanye n'iz'abisi bakoreramo, banaronkeramo, banaboneramo.
wabwiye umugaragu wawe Yosuwa uramubwira ngo aya magambo naguma mu kanwa ke akayatekereza ku manywa na nijoro ngo azabashishwa muri byose, azagira sikise, azanesha. Ibutsa abera mwene izo nzira ko ari izabera baboneramo umugisha. Tukize kwirwanaho mu mafuti, tubabarire kandi ibyo twishe, kuko uri Imana y'amahirwe ya kenshi. Wongere utugarukeho. Urakoze Mwami. Sabiye toro ryawe umugisha, umugaragu wawe nabo bakorana baho umugisha, wahuze n'ibyo bashakaho, wahuze n'ibyo baremeye, bakoreshe Mwami kugira ngo bakomeze bahindure mu mwuka iyi community, bahindure no mu bifatikanya guhora ku ngoma, bashyigikire, bakomereze muri wowe. Komeza itorero, dukomeze Mwami, atwaye ducogoye twibutsa amasezerano. Urakoze kuri Imana y'ukuri, uri Imana yo kwizerwa. Ibwira umuntu ngo nguhaye igihugu uba ukimuhaye, ntubeshye. Inzira byacamo iyo ari yo yose uri uwo kwizerwa. Duhe natwe kwizerwa, tukugana, duhe kwizerwa mu nzira urimo ducishamo. Icyubahiro cyose nikikugarukire mu izina ryawe Yesu, amen.